Yesu nashimwe cyane kandi inshuti z'umusaraba, tunejejwe n'Imana cyane kongera kuza gusangira iby'ibyiringiro byacu. Reka tuganire ijambo riri mu Kuva igice cya 3 umurongo wa 7. Haravuga ngo Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Yesu nashimwe. Uyu munsi nje kukubwira ko ibintu uri gucamo Imana yabibonye. Intambara uri gucamo Imana yarazibonye. Agahinda ka Imana yarakabonye. Imibabaro yawe Imana yarayibonye. Hano Abisirayeli bari bamaze igihe kinini bakoreshwa uburetwa. Ndabibutsa ko nta cyaha bari barakoze kugira ngo bakore ubu buretwa. Babwisangamo kandi ababo bakoreshaga bashyiragamo n'ubugome, ku rwego rw'uko bari baravuze ko umwana uzavuka ari umuhungu agomba kuzapfa. Bashakaga ko ubwoko bwa Isirayeli butagomba kugwira, butagomba no gukwira. Mbega bari bashaka kugira ngo babuzimye. Bashakaga ko ubwoko bwa Isirayeli buzima. Mbese Satani yashakaga kuzimya umugambi w'Imana. Yashakaga kuzimya isezerano Imana yahaye Aburahamu k'abana bayo bazangana n'umusenyi wo ku nyanja. Kandi kuri aba ni naho hagombaga kuva abo Imana yavuze ko bazangana n'inyenyeri zo mu ijuru. Hanyuma bakoresha uburetwa, barababaza bikomeye. Twabonye ko Mose, ejo twize ko Mose ubwo yari amaze gukura, ngo yanze kwirika umuhungu w'umukobwa wa Farawo ajya kwiga iby'Imana. Hanyuma biza kuvamo kubera kurwanisha ku bwoko bw'Imana, acika muri Egiputa aragenda. Yaragiye yiyambura kuba igikomangoma ajya kuragira intama zo kwa Yetiro. Hanyuma aha ngaha rero niho Imana yamusanze, kuko yamaze imyaka 40 kwa Farawo, aragenda amara indi myaka 40 kwa Yetiro. Ni ukuvuga ngo Mose yari amaze kuba umukuru bihagije, ku rwego rw'uko Imana yari imufitiye icyizere cy'uko yamutuma. Yesu nashimwe. Hanyuma iramubwira ngo, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Ikintu ushaka kukubwira wowe urimo kunyumva, ushobora kuba ubabaye igihe kinini. Ushobora kuba ubona abantu bakubabaza barabigize umwuga, nta mategeko akurengera, warasenze ubona ntibivuyeho, ujya mu butayu ubona ntibivuyeho, baraguhanurira ubona ntibivuyeho, uriyiriza iminsi yose wasenze ubona ntibivuyeho, urangije uriyakira, wumva ko ari bwo buzima ugomba kubana nabwo. Uravuga ngo ariko ibi ni Imana yanyandikiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wasenze Imana ikavuga ukabona ntihageze igihinduka, ariko ijambo riravuze ngo, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'uburetwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo buri muyobozi wo hafi ni Mutwara Sibo. Mutwara Sibo ntabwo yamenya imibabaro yawe. Birashoboka ko n'abantu mubana mu rugo batamenya imibabaro yawe, ariko ndabije kugutangariza ko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru imibabaro yawe yose yizi. Umuririmbyi yaravuze ngo, imibabaro yanjye yose niko agize gute, niko ayizi. Aravuga ngo ajya ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Rero ndagira ngo nkubwire ko imibabaro yawe yose Imana yayibonye. Ndagira ngo nkubwire ko gahinda ka Imana yakumvishe, kandi ndagira ngo nkubwire ko nk'uko Imana yatumye Mose kujya kubohora Abisirayeli, niko Imana igutumyeho intumwa uyu munsi. Niko Imana igiye kukoherereza intumwa iza kukubohora muri ubwo buretwa, ize kukubatura muri ubwo bubata, iza kugukura muri uwo mubabaro. Yesu nashimwe. Narinje kuguhumuriza nkubwire ko iyo mibabaro uri gucamo Imana yizi, ubwo buzima bw'ubushare uri gucamo Imana irabuzi. Narinje kuguhumuriza nkubwira ko iyo mibabaro uri gucamo Imana yizi. Ndagira ngo dusengane, wowe wari wihebye, wowe wari utaye ibyiringiro,
humura, ibyo bintu uri gucamo Imana irabizi kandi ije kugira icyo ibikoraho. Abantu babyumva bagafatanya nawe kurira, bakagufasha gushyiraho ngo za rest in peace, bakagupositinga ngo wararembye, ariko Yesu ntago ari uko ameze, ntago aza kugupositinga ngo wararembye, wazaje kugukiza. Nyamubwire ko imibabaro yawe Imana iyizi kandi igiye kugira icyo iyikoraho mu izina rya Yesu. Wowe icyo ukora, irinda icyaha n'igisa nacyo, amaso yawe yahange ku Mana, ko yaravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Mana, ndagushimiye kuri Imana yacu bwite, ndagushimiye kuri Imana izi imibabaro yacu, kandi ndagushimiye ko hari icyo uje kuyikoraho. Sengera uyu mwene data wari waratakaje ibyiringiro, kugira ngo umwongere imbaraga kandi umukomereze amaboko mu izina rya Yesu. Amen.